Twongeye kubasuhuza, murabona ko tuba turi mu kazi nyine turi kubategurira ibyiza byinshi, ariko igitumye nyine nza uyu munsi ni ukubereka indi YouTube channel nshyashya twafunguye yitwa Jado Iga Technology. Ni YouTube channel izadufasha kwigisha tekinoloji. Muri iyi minsi hariho telefone nyinshi, abantu benshi bari kugenda batunga smartphone, mu by'ukuri ariko ntabwo bazi ubushobozi zifite, usanga nyine n'ibyo tuzikoresha ari bike cyane, ku buryo hari n'ibibazo bimwe na bimwe duhura nabyo ariko tutakagize dufite izi telefone. Iyo niyo mpamvu bitewe n'abantu nanone benshi bagenda batubaza ibibazo bitandukanye, cyane cyane wenda abo tuba turi kumwe cyangwa se abo twagiye tubana, usanga nyine bafite ibibazo bitandukanye kuri telefone, akabaza se aka kantu bro aka kantu ndagakora gute nagira gutya na gutya. Rero niyo mpamvu nyine twakoze iyi YouTube channel, imaze kujyaho video ebyiri ubu ngubu mwajyaho mukazireba. Iya mbere iravuga ngo ni impamvu ukwiriye gufungura YouTube channel, ndimo ndavuga urugendo rwanjye kuri YouTube. Abantu bashaka gufungura YouTube channel twabafasha, iyo video nayo tuzayikoraho mu gufungura ama email, gukoresha email. Rero iyi niyo video ya mbere. Video ya kabiri yavugaga application eshatu z'ingenzi utagomba kubura muri telefone. Nayo nyine hari igihe umuntu atakaza telefone ugasanga nimero ze zagurutse, amafoto yagiye, akaba ati wamuhamagara akakubwira ati ntago nakumenye, telefone yanjye iminsi ishize barayibye. Rero iyi video ni ibyo bibazo nk'ibyo irimo irakemura. So ahantu ho kubika dokima ku buryo ahantu hose bazi ko ushobora kuzibona, amarangamuntu, ibiki, ibyangombwa by'ubutaka, amadiplome, byose ushaka kubishyiraho, byose n'ibindi byinshi. Rero niyo iyi video nyine twari turi gukora, ubona ko twayikoze nyine turi kugaragaza nyine iyi ni telefone yanjye yari iriho, ndi kugenda mbasobanurira. So wareba iyo link iri hasi, noneho ukayifungura ukirebera nawe nyine iyi video icyo ivuga. Rero muraza kujya munyarukirayo murebe, noneho munaduhereze ibitekerezo. Niba ari ikibazo runaka ufite, igitekerezo runaka ufite, ikintu dushobora gukoraho wenda se cyakugoye, yaba kuri telefone cyangwa se kuri computer, iyo video twayikora noneho tukayishyiraho kugira ngo n'abantu benshi bige telefone, utubazo dufite kuri telefone, icyo wifuza kumenya. So niyo mpamvu twafunguye iyi YouTube channel. So muyijyeho murebe, kandi subscribe, munayisangize n'abandi, mushyiraho comment. Tunabashimira kandi tubashimira uko mukomeje kudutera inkunga. Tumaze kugira abantu benshi barebye ibintu byacu, tumaze kugira aba subscribers 134. So murumva nyine ni byiza, nta nubwo ducitse intege, turacyakora, keretse wenda iyo akazi kabaye kenshi umuntu agasa n'usubikamo, ariko ubundi turongera tugashyiramo ingufu. Tumaze kugira video nyinshi cyane, ni nyinshi zose. Niba utarazireba nyarukira kuri Jado Mukiza Nutritionist, ubundi urebe nyine byinshi bitandukanye. So thank you, tubifurije iminsi mikuru myiza kandi n'umwaka mushya muhire.